igihe Eliya yari mu rugendo yageze munsi y'igiti cy'umuretemu afatwa n'ibitotsi kuko yararushe maze arisinzira. Igihe Eliya yari mu rugendo yageze munsi y'igiti cy'umuretemu afatwa n'ibitotsi kuko yararushe maze arisinzirira. Kanguka kuko nta mugenzi utagira imbamba yewe Eliya, kanguka saba impamba izagutunga mu rugendo torerewe uzagereyo. Eliya arajya yibonera impamba, ibitutsi yari afite birashira, akomeza urugendo urwo yari afite maze ararusoza. Ujya Imana yacu ni urukundo, yamwoherereje umwamarayika wayo avuga ijwi ati Eliya kanguka urye maze ukomeze urugendo. Eliya ararya yibonera impamba, ibitotsi yari afite birashira, akomeza urugendo urwo yari afite maze ararusoza. Kanguka kuko nta mugenzi utagira imbamba yewe Eliya, kanguka saba impamba izagutunga mu rugendo torerewe uzagereyo. Kanguka kuko nta mugenzi utagira imbamba yewe Eliya, kanguka saba impamba izagutunga mu rugendo torerewe uzagereyo. Yego ndakumva Sandrina, nta kintu wabwira abantu baba badukurikiye kuri Gitangaza NTV? Icyo nababwira ni ukuyinambaho, Imana ni nziza yangiriye neza, naratezwe ntegwa n'abagome Imana iranyambutsa. Rero nabo ni ukuyinambaho mpaka izabambutsa mu byago no mu makuba. Imana ni umugabo, Imana irakomeye. Ibyo abana b'abantu bibwira Imana yose iko bimeze. Imana yakwambutsa mu byo utishoboreye, irabishoboye. Imana yaranyambukije kandi na buno ndiho ku bwayo, sindiho ku bw'abantu. Imana yarangwaniriye inkorera ibintu ndishoboreye, nzayishima kugeza mpaka.